Oya pe. Byarasohoye ri. Oya pe. Hari byasohoye wambwiye. Ibihe? Yego nose tubivuga kuri kamera. Bitwaye iki byacu sinone si ku karubanda. Twisengere. Twisenge bwo no kugira ngo nkoremo amagambo. Oya pe. Njewe warampanuriye rega mbifite na audio. Oya harone byasohoye konkoro dereka ku No sibirasohora sinabimenya. Kandi warabimbwiye. Warambwiye ngo bino nibi byagenze gutya. Nibi byagenze gutya. Nubwo atari byose ariko hari ikimenyetso. Yego. None ugiye kumbera Yona. Oya ntabwo ndi Yona. Muri Yona kabiri. Muri Yona kabiri. Ntabwo twahita tuhasoma. Yona. Ariko yewe Imana imbabarire kwibagirwa. Cya kintu cyatumaga ndi kugenda ndi kuruha. Ubu ngifite mu rugo. Kandi warabaye Yona. Ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho mbere yose mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde rikafata umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda usabiye umugisha. Nabasezeranije utabicisha irungu, niyo mpamvu naje kwirebera umukozi w'Imana. Ndi kumwe na Manishimwe Julienne mama Oruga, umubyeyi umumama Imana igukoresha muri iyi minsi. Ndi umugabo kubihamya, nanjye hari ibyo yampanuriye ntegereje ko bisohora, kuko Imana yacu ntabwo igibeshya, irasezeranya igasohoza. Hari benshi yahanuriye birasohora, natwe tugitegereje. Ngo hayi ikaze. Urakoze cyane, ndabyishimiye cyane. Shalom ndabakunda. Shalom. Yego reka ubanze dusengere ugange Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Mana data wa twese, izina ryawe nirishimwe. Izina ryawe nirishirwe hejuru kuko uri Uwiteka. Muri mbyuzura umukaravango icyo wamitiyemo ngo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Aya ni amahirwe turabakandida yuko dufite ikimenyetso yuko n'ijuru tuzarigeramo. Uri Uwiteka Imana ushoboye byose, urera kandi urakiranuka. Tugushimiye uburinzi bwawe watugiriye. Waturinze umwaka utangira tugezemo hagati, tugeza ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu. Wabanye natwe, waturinze ibiza n'ibizazane. Izina ryawe nirishimwe. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko Kristo urugamba ni wowe uruyoboye kandi tuzanesha, kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Reka Kristo uri Uwiteka ushoboye byose. Nsengeye kino kiganiro, reka abamarayika bawe buruka baterane natwe. Nukuri ijuru rifunguka ku bwacu, tubohoje ikirere cyacu, tubohoje ikirere kizima, kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Dusengeye ibyacu n'abacu, dusengeye inshuti n'abavandimwe, abo tuzi n'abo tutazi, kugira ngo barengere abarakibona barengerwa nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yego ndi kuvuga nturi umuhanuzi Imana iri gukoresha. Hari abo hanuriye birasohora, ntinanjye hari ibyo wampanuriye ntago birasohora, ariko ndategereje. Nsabwiki hariho burani byasohoye. Ubwo naguhanuye na kimwe cyasohora. None si mama ngo byarasohoye nakubeshya. Oya pe. Byarasohoye ri. Oya pe. Hari byasohoye wambwiye. Ibihe? Yego nose tubivuga kuri kamera. Bitwaye iki byacu sinone si ku karubanda. Twisengere. Twisenge bwo no kugira ngo nkoremo amagambo. Oya pe. Oya ngi byamanure ntago birasohora. Bantu b'Imana ko nkuru dakundaga gutebya twivugire. Ahubwo nsabwiki kugira ngo bisohore. Byarasohoye ariko ngenda bizi ko ari byasohoye. Imana isezeranya yarangiza igasohoza aho umuntu yabonye nta nzira. Imana ibizifite nyinshi kandi bikora ititaye
kugutentebuka kw'imitima yacu mana shimwa shimwa himbazwa amamara gusa ukwiriye shimwa kandi uhimbazwe isi yose ikumenye amen 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 turacyaburana oya kandi nagutsindishije ijambo ngo Imana isezeranya zigasohoza no sinjyagize ngo ndi kuvuga ko Imana yacu isezeranya ntisohoze oya iryo jambo ntiryanamva mu kanwa ozi yego ahubwo tujya gusoma ugiye kumbera Yona ngo ndagutsindisha amagambo y'Imana ugiye kumbera Yona oya njyewe warampanuriye rega mbifite na odi oya hariho n'ibyasohoye konkoro dereka ku no sibirasohora sinabimenya kandi warambwiye ngo bino nibi byagenze gutya nibi byagenze gutya nubwo atari byose ariko hari ikimenyetso yego none rero ugiye kumbera Yona oya ntabwo ndi Yona muri Yona 2 muri Yona 2 ntabwo twahita tuhasoma Yona ariko yewe Imana imbabarire kwibagirwa cya kintu cyatumaga ndi kugenda ndi kuruha ubu ngifite mu rugo kandi warabaye Yona yarasenze asengera mu nda y'urufi Yona yarumviwe gusenga biranesha imbaraga z'amasengesho zisenya ibihome imbaraga z'amasengesho zisenga ibihome hari ibihome byasenyutse Imana ishimwe amen nubari ibindi ntegereje nyine ngemba ndi kuguyaguya uganga ndebe yuko wampanurira n'ibindi ariko uzirata kubaho twifitiye ejo hazaza tuhazi we ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera nukuri ariko hashobora no kuba heza hashobora no kuba habi hashobora no kuba habi arige nkubwira uzikari cyose ngaga niyo wasenga tibyayibuza gukurikiza nimero ariko arigiye Imana ikudepasaga yego iyo uzarebera kugera mu muhanda ubundi abaganda baravuga ngo ni jam habaye jam nyinshi mu gifaransa na mbuteyage umva hari ukuntu Imana ikudepasaga iyo hari akavuyo k'abantu ariko Uwiteka dodaravuze ngo Uwiteka yarandondo yaramenya ngazi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye ngo kandi amenyere kuri ibyo nibyira bya bindi byo wibwira mu mutima wawe nge ntazi Uwiteka warabizi hari akantu nibutse agake ibyo byo kuvuga ngo ibya Yesu ni ku murongo nyine ngo igomba gukurikiza nimero ngo itakugezeho hari icyo nzi gituma Imana ikudepasa nyine nakubwiye ngo iyo habaye jamu cyangwa mbuti yaje yego Imana irakudepasa hari ukuntu ikudepasa ndabyibuka nta kindi kibidushoboza ni ugusenga Esteri hari kondisiyo yuko agomba kujya imbere y'umwami ari uko yamutunze inkoni nyine akaba ari bwo amuhaye uburenganzira bwo kugira ibyo avuga yego barangije barasenga amasengesho y'iminsi 3 batarya batanywa biburizamo byigiza hino imigambi y'umwami Esteri amugeze imbere amutunze inkoni ati urashaka iki kandi igihe cyo kubonana nawe cyari kitaraje kandi umwami watatunga inkoni byabaga bisobanuye ngapfa yego uwatungaga inkoni yabagasobanuye ngo ni yamasengesho asenya ibihome imbaraga zo gusenga imbaraga z'amasengesho amasengesho tumureba nawe utarurareba amasengesho akaguhereza jumero ukareba amasengesho akwinjiza mu kazi amasengesho kubakira urugo rwarasenyutse amasengesho tumubyara wawe wari uri ingumba amasengesho arakora amasengesho tumushaka nukuri amasengesho imbaraga z'amasengesho zisenya ibihome zarangiza zikabifatamira zikabisenya nukuri imbaraga z'amasengesho
amasengesho atuma dutunga n'amasezerano n'ibyo tuzabazo by'ibihe bizaza kubera amasengesho kubera twasenze. Nukuri amasengesho yatumye Moridekayi ava ku irembo ry'ibwami. Amasengesho atuma Hamani amanikwa mu cyimbo cya Moridekayi. nukuri kandi ngo yabaje igiti kirekire. Imbaraga z'amasengesho, agaciro n'amasengesho. nukuri Imbaraga z'amasengesho zituma ene wa Jezi dotayi gerere mora shayini gerere Jezi ene modorayi. Imbaraga z'amasengesho zituma twitwa amazina akomeye. Twaturi ibicibwa tutakwibukwa, ariko imbaraga z'amasengesho ziraduterura zitwita abahanuzi kubera imbaraga z'amasengesho. Amasengesho y'igihe kizaza, amasengesho atuma tubaho. Amasengesho atuma witwa umubyeyi wari uri ingumba. Amasengesho aguhindurira amateka. nukuri Amasengesho atuma witwa irindi zina kubera imbaraga z'amasengesho cyane. Amasengesho atuma ubona abakwe nta bakwe wari uzabona. Amasengesho atuma ubona bakazana nta bakazana wari uzabona. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Amasengesho atuma amasengesho akwambura ibigunira by'ubwirabure reka kwambika igishura cy'umwenda. Nukuri Amasengesho ya Dawidi yamwambuye igishura cy'ubushumba imwambika igishura cy'ibwami. haleluya. Imbaraga z'amasengesho. Nukuri Aya amasengesho byatumye Sawuli ava ku ngoma bimika Dawidi. nukuri Imbaraga z'amasengesho. izo Amasengesho yatumye wa mupfakazi Obadiya abana be bataja guhakwa. Kandi ijambo ryaratubwiye ngo umwishuza yaraje ngo arabanga agiye kubajana babahera bahake. Imbaraga z'amasengesho zituma bataba bahake. Imbaraga z'amasengesho zishurira Obadiya ideni. Abana babaho, haleluya, baja mu mashuri kubera imbaraga z'amasengesho. nukuri Isengesho rirakora. Isengesho rirakora. Kandi shango Obadiya ngo yaragaburiye abahanuzi ngo yaranabashana mu buvumo imirimo. Haleluya. Imurimo ikora nizaguherekeza. nukuri Mbese ntiwafashaga ugahura n'umutubuzi ukabasuzongera gufasha? Mbese ntiwasengeraga abantu wahura no guca intege ukabasuzongera gusengera abantu? Imbaraga z'amasengesho ongera usubire ku isoko. Amasengesho atumye Ezekiya yerekeza ivure. Yamara kwerekeza ivure Ezekiya akongera akabaho ngo ku myaka yo kubaho ngo nkongera imyaka 15. Kandi Yesaya ijambo ryaratubwiye ngo Yesaya yari yagiye ngo ariko Ezekiya ngarangije ngahinda umushitsi ngarangije aravuga ngo reka nsenge. Amasengesho arakora. Ngarasengera bangu Uwiteka ibuka ko nahoraga imbere yawe. Haleluya. Nibuka ko nahoraga imbere yawe ngo ibyo bigutere gukora ngo nuko ijambo ryongera gusubira kuri Yesaya ngageze hagati mu murwa mbwirira mubwira ngo genda ubwire Ezekiya ngo gusenga kwawe kwagize ute kumvishwe ngo ku myaka yawe yo kubaho ngo nzongeraho imyaka 15. Kandi nasomye ijambo rirambya ngo imyaka 1000 ngo ni myinshi kuri twe ngo ariko kuwiteka ngo ibuhane n'umunsi umwe gusa. Imyaka 15 z'Imana urazizi wagize ngo nuko 2020 oya. Amasengesho arakora. Amasengesho yatumye Hana aheka umwana aheka Samweli. Ayo n'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zisenya ibombe. Amasengesho yatumye Sara yitwa umubyeyi. Haleluya. Amen. Hagayi yaramugeretse. Imbaraga z'amasengesho. Imbaraga zirakora. Imbaraga z'ikindi gihe. Imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zirakora. Imbaraga z'amasengesho zirigwatiriza. Amasengesho arakora. nukuri Amasengesho arakora. Imana idakiranyirwa ngo yibagirwe imirimo. Yumva imirimo y'amasengesho.
haleluya amen yumva amasengesho arakora amasengesho azura abapfuye haleluya kandi nasomye ijambo ry'Imana rambwira ngo nimba abapfuye bazuka ngo ibirema bikagenda ngo n'ibyawe biroroshe haleluya ngo niba bapfuye bazuka haleluya n'ibirema bikagenda ibyawe biroroshe kugutabara haleluya Imana nta business ifite ku isi inyungu ifite niyo kukugira neza ikagutabara kandi uyu mugabo iyo mwagiranye communication birarya yego birarya wahura n'umusherisheri akakurangira ikintu ariko Imana akazi yakurangiye Imana ibyangombwa yaguhaye ntibigira ingaruka haleluya amen hari abaduha imigisha ariko zikazagira ingaruka bakaducurira Imana mwibuka ko itaducurira amasengesho arakora amasengesho arazura amasengesho azuye Lazaro amasengesho Imana Yesu yagiye gasanga umwana wa Yayiro yapfuye imbaraga z'amasengesho zikagira ute zikamuzura amasengesho Elisa yasengeye wa mwana w'umudamu we yabyaye mu gihe bigitunguranye kubara ko yamukoreye agafu k'ubugari k'umutsima haleluya haleluya mbese ni murimo ki uzibutsa Imana ku munsi mubi abandi ko barangije gukora kandi weho ugize ute weho ucicaye mbese umuntu kubera iki yagutumye udafasha umuntu kubera iki yatumye udasenga umuntu kubera iki yagukereje reka gukerezwa n'abantu hari Imana ishoboye byose amasengesho imbaraga z'amasengesho zituma wari witwa nyakwigendera ukongera ukitwa umuntu wo kubaho yego imbaraga z'amasengesho zirakuzura zikagukura muri koma zikagukura muri morgue imbaraga z'amasengesho haleluya imbaraga z'amasengesho ngiye nigeze gusengera umuntu w'umusazi wina urumva yari yasaze ngenda musengera nari natwite nari nkwita uruga hasigaye we yarashaka kunkubita umugere wo munda turasenga ubu ngubu iyo duhuye aravuga ati rwose urimo umwuka w'Imana ngiye n'ubwonko ntabwo wari wantererana ngo nankwe aturemera ukanansuhuza icyo gihe ingize ute ndanakigushimiye imbaraga z'amasengesho ziko zirukana inyatsi imbaraga z'amasengesho ziko zirukana kanseri imbaraga z'amasengesho ziko zirukana asima imbaraga z'amasengesho ziko zikiza sida cyane imbaraga z'amasengesho isengesho rirahiga isengesho ni umuhigi ukomeye haleluya ni umuhigi ukomeye nubwo abisara ari abatunzi bafite iby'igihe gito ariko isengesho ni igihe kirekire umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza ntabwo ari umubi nukuri haleluya mbese ntiwabaye Yona ntiwanze gukorera Imana ntiwanze gusenga ntiwanze kuyihamya haleluya ntiwanze kugira ute kuyihamya tugiye gusoma muri Yona ibice 2 umurongo waho wa 7 haravuze ngo umutwe w'abagabo ngo Yona asenga mu nda y'urufi ndamanuka njya mu mizi y'imisozi isi ni ibihindizo byayo binkingira ibihe byose ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo haleluya ngo ariko unkurira ngo ubugingo bwanjye muri rwa rwobo Uwiteka Mana yanjye ubwo umutima wanjye wihebaga mu nda nibutse Uwiteka no gusenga kwanjye kwahageze mu rusengero rwawe rwera haleluya amen ngo no gusenga kwanjye haleluya zambaraga z'amasengesho kwawe turava ngo no gusenga kwanjye ngo kwageze ku Uwiteka mu rusengero rwayo rwera haleluya amen nuko arangije abango aberekeza umutima ku bitagira umumaro n'iby'ibinyama baba bimuye ubabarira haleluya amen mbese ntiwizeye imbaraga z'abapfumu wizera imbaraga z'abakonikoni wizera imbaraga z'abarangi kandi ubwo wimuye ugira ute ubabarira haleluya
haleluya. Amen. Mbese ntiwimitse umuhanuzi aho kumwita umukozi w'Imana ukamwita Imana? Kuko hariho kuko ijambo ry'Imana yaravuze ngo hari abo Imana yahaye n'intebe bayinayihagarara hejuru. Haleluya. Mu gihe cyo kuyicaraho bayihagarara hejuru. Haravuze ngo ariko njyewe nzagutambira igitambo n'ijwi ryishimye, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Haleluya. Amen. Mbese ntiwahize imihigo? Mbese ntiwahigiye Imana kuzayikorera? Haleluya. Ukaba wararambitse isuka? Haleluya. Mbese ntiwabaye nka wa muntu ugera kuri YouTube yarangiza agafungura gusa ntiyumva akagenda? Ukamera nka wundi wicaye mu rusengero akumva umubwiriza butumwa, akareba umubwiriza uhagaze ku ruhimbi, yarangiza akamunenga, agatangira kwikoresha ibyo bashaka, ntihagire ikintu bibabwira ko bafite ibyo bakenyereyeho. Mbese ntabyo ukenyereyeho? Haleluya. Mbese nta kintu ukenyereyeho? Ntabwibana nta kintu ukenyereyeho? Mbese ntiwimuye Imana, ntiwanze kuyikora, ntiwanze kuyisenga? Ariko ngo Yona, reka twumve ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hari ibyo Uwiteka ategetse kugira ngo byongera biruka bisubize umugisha wawe umusozi, bisubize amahirwe yawe umusozi, kubera imbaraga z'amasengesho. Ngo nuko Uwiteka yongera gutegeka urufi, kandi Uwiteka niwe wabwiye urufi ngo rumire Yona. Haleluya. Hari amasezerano yawe wifungiye, Uwiteka bigiramo uruhare. Ariko ndagutangariza ngo Uwiteka yongeye kuvuga ngo bisuye umusozi mu izina rya Yesu, kuko Imana yo mu ijuru yambyenga amahirwe ya mbere yaragucitse, ya kabiri aragucika, ya gatatu ntago azagucika. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Reka tugane ku musozo nidusaba umukozi w'Imana ugangwa duhe nimero n'ubundi adusoreze n'isengesho. 0788 kadusoze n'isengesho. Yego. Mazi icyo gihe azazira, azasanga niteguye, nambaye gukiranuka, nta nenge nzaba ngifite, nikomeze ku rutare, n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi, ntunganwa n'amaraso ye n'aya masezerano ye, naho napfusha ibyo mfite, niwe musa niringiye. Data wa twese mwiza, urera kandi urakiranuka, dutunganwa n'amaraso yawe n'aya masezerano, izina ryawe nirishimwe. Urera kandi urakiranuka, uri bisabo bicungwa n'abarambiwe batashe. Turarambye ntabwo twarambiwe, dutegereje kuri wa munara, imbabazi zawe n'ubuntu n'urukundo n'ubugwaneza, bya bindi tuyoboresha rata papa, bya bindi bizura bapfuye, bya bindi bihagurutse ibirema, bya bindi bikiza kanseri, bya bindi bikiza sida, bya bindi bikiza sima, bya bindi bikiza puresha, bya bindi izina ryawe nishimwe. Urera kandi urakiranuka, uri umutunzi w'imbabazi, uri Imana yacu bwite, uri data ntabwo uri data wacu, uri umurengezi w'ubugingo bwacu. Ndasenze kugira ngo ubohore, ndabohoye mu izina rya Yesu Kristo, mbohoye imigisha, urufini rwongere ruruke, rushira imusozi mu izina rya Yesu Kristo. Urera kandi urakiranuka, uri nyir'ubutungane, izina ryawe nishimwe. Turacyategereje kuko uri Uwiteka. Reka utange ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwa buri umwe wese mu izina rya Yesu. Amen.